ushobora gusanga n'icyabatindije gushaka ari uko bavuga ati njyewe ndafise nta muhungu waza nkanga. Wababwira iki? Eske ibintu nibyo byubaka cyangwa se kuko wakomeje kubivuga ati tuhaguruke dukore, kandi ugasanga kwa guhaguruka ngo bakore bituma basuzugura b'abasore. Wababwira iki? Kubaza se arashobora kubyitwaramo ate? Ese ashobora kumenya ko uwo muntu waje ari we wanyawe gute? Nicyo kibazo nari mfite. Ikindi kibazo kikabaza ngo ese mu joro ryawe ry'ubukwe, urabona twatashe ubukwe, wereye muri dote, turakomeje tugeze muri reception, tugeze mu gutwikurura. Nyuma yo gutwikurura nayahe matsiko wumvaga ufite cyane wowe n'uwo mugiye kubana akaramata? Udashobora kuba proud y'umuntu muri kumwe ngo umupostinge umwerekane, ni ubuhe bwoba muba mufite? Ndabasuje mwege mwese muri gukurikirana Point TV. Ni wa muntu mukunda cyane Kaneza Signorine, nongeye kugaruka naye ndabakumbuye cyane. Ntabwo mwari munkumbuye none, ariko abankumbuye narababonye ku message, ku bamamagaye bose. Imana ibahezegere cyane. Hama ndabizeza yuko uno munsi turi twige cyane cyangwa se turi bwunguke ikindi kintu gisha tugiye kuganira. Murabizi ko twiganira jewe namwe turatera inkuru kabisa bikaryoha. Muri studio ntabwo ndi kumwe jewe jenyine, ntabwo ndi jenyine. Ndibaza ko mwamubonye umukobwa mwiza cyane, mwabibonye. Ndabizeye mukaya mapere hano ntabwo muri buruhe, ndabiza aba message ni menshi cyane. Reka tumwakire twihuse cyane. Karibu cyane muri studio yacu ya Point TV. Yego, murakoze cyane. Nitwa bande kugira ngo twibwire? Nitwa Asifiwe Shilo. Asifiwe Shilo. Asifiwe isobanuye iki mu magambo make? Asifiwe mu magambo make ni ururimi rw'igiswahili. Bivuga guha Imana icyubahiro. Ubundi menyereye yuko nzi yuko kandi namwe murabizi ngo asifiwe tuyimenyeye muri eglise ati asifiwe Yesu. Uri umukristo cyangwa se wavuke mu muryango ukijijwe? Yego, ndi umukristo. Haleluya. Imana ishimwe ko muri studio twakiriye Imana. Imana ishimwe ko twakiriye Asifiwe Shilo. Asifiwe mu magambo makeya, asifiwe ninde, ni igiki, ni umukobwa? Watwibwira amagambo makeya? Yego, Asifiwe no mukobwa ushima Imana. Umukobwa ushima Imana kabisa, kuko n'amasono ufise ni menshi cyane. Umukobwa ushima Imana Yego. Ako gusa wowe wibara amashimwe gusa n'Imana? Yego. Guys, turi mu mashimwe n'Imana no munsi. Ni umukobwa ushima Imana. Ubundi Asifiwe avukana n'abana bangahe ko ari gushima Imana? Ni umwana wa kangahe yavutse? Nibyo ngibyo nshaka kubaza. Okay, murakoze. Turi umuryango wagutse, mugari cyane. Asifiwe tuvuka turi abana 10. Asifiwe n'umwana wa 7. Asifiwe kabisa, ndumva urifuza kuzabyara nka mama wawe ko yabyaye? Icyo ngicyo inbox. Oya ntabwo ari buducike, natubwire yuko uri umwana wa 7 kandi nangiye kuvuga ngo umwana agenda nka se, kandi uri umukobwa, ubwo umukobwa nawe agenda nka nyina. Arashaka urifuza kuzobyara abana abana 9 10 umwana wa 7. Urumva kuzifuza kubyara abana bangahe? Ntekereza ko ibyo ngibyo ni umwanzuro ufatwa hagati y'impande ebyiri, y'umugabo n'umugore. Yes, ubwo umunsi nagize fiance wanjye tuzafata umwanzuro, ubwo tuzabimenya. Ntabwo nabimenya ubu ngubu. Fiance wawe nakubwira donc azaba yabaye umugabo, nakubwira ko ashaka abana 5, wowe ugavuga ati oya njye ndashaka 2, bizogenda gute? Ntekereza ko umugore ategetswe kugandukira umugabo. Nzamugandukira. Asifiwe umushake.
umushaka urumva ko Asifiwe afise package nziza cyane ati umugore agomba kugandukira umugabo. Mwibuke yuko mu nyigisho nigishije ubushize icyo kintu nakivuze ko twebwe tugandukira abagabo nabo abagabo bakategekwa kudukunda. Nico kintu dutegekwa. Asifiwe, kano kanya ndashaka kubaza ikintu kimwe. yego. Abakobwa benshi ni kihe kibazo bafise cy'ubwoba muri engagement ya mariage? Nawe uri mu bakobwa. Okay, ndabivuga ku giti cyanjye, mvugire wenda n'abandi rusange. Ngiye ku giti cyanjye ntekereza ko byanga bikunda umuntu atinzwa no kuba agitegereje uwe. Ibyo bigendana no gusenga no kubaza Imana ugasaba ihishurirwa. Hanyuma mvuze kuri societe muri rusange, tugiye hanze wenda y'abasenga, ntekereza ko abakobwa bo hanze bagira ibintu byo gushaka ibintu bya mirenge biri hejuru. Ugasanga wenda nk'umuntu umupropoje akamupropoza ko akeneye ko babana, ugasanga ntago ari kumwemerera kubera abona bya bintu bijyanye n'irari rye atabifite. Ntekereza ko usanga ari cyo kibazo kiba gihari. Ese Asifiwe, kano kanya haje umusore adafise ubushobozi bukwiye, kuko ndabona usa neza, umukobwa kabisa muramubona namwe ukuntu asa, ko gafise igisuko gihenze cyane. Iki gisuko ndakivuga amafaranga yacu mwakwiruka. Yambaye amaherena ahenze, afite wabonye ku nzara ukuntu asa n'imyenda. Ubu hakaza umusore adafise n'ifaranga ariko akagupropoza yuko mwakundana. Urabona engagement ya mariage mwanza gukundana, sibyo? Hama mukagera igihe mushaka gufata umwanzuro wo kubana. Urumva wagenda utakurikiye ibintu cyane kuko ubwawe kuri kote yawe? Urakoze. Ngiye kuri kote yanjye uko byumva, ikintu cya mbere ni urukundo. Iyo ahantu hari urukundo ibindi biraza, abantu barabishaka bakabibona. Ahantu hari urukundo ntekereza ko ibindi byose biza. Ngiye rero kuri kote yanjye nareba first of all nareba urukundo, ibindi bikaza nyuma. Asifiwe arangyoheye cyane muri ino studio yacu turi kumwe. Ndizera kandi ari ibintu byinshi nanjye ndi kwiga kuri Asifiwe. Murumva yuko avuze ngo icya mbere ni urukundo, ntabwo ari amafaranga yubaka. Guys, narabibabwiye, ni urukundo rwubaka, nicyo kintu kiri principal mu rugo. Asifiwe, ni iki cyagutumye wifuza ko twahura tukaganira? Ikintu cyanteye kuganira nawe, narebye ibiganiro byawe ndabikurikirana, ndabikunda cyane. Ndavuga nti uyu mumama ndifuza kuzakorana ikiganiro nawe. Nanjye hari ikibazo numva nakubaza uramutse ubinyemereye. Nta kibazo mbaza. Okay, urakoze. Ntekereza iyo umuntu ari muri engagement, ari mu rugendo rw'urukundo cyangwa ari muri proposal, nakubaza se arashaka kubyitwaramo ate? Ese ashaka kumenya ko uwo muntu waje ari we wanyawe gute? Nicyo kibazo nari mfite. Ikindi kibazo kikabaza ngo ese mu joro ryawe ry'ubukwe, urabona twatashe ubukwe, wereye muri dote, turakomeje tugeze muri reception, tugeze mu gutwikurura. Nyuma yo gutwikurura nahe matsiko wumva gufite cyane wowe n'uwo mugiye kubana akaramata? Asifiwe ko afite ubwenge bwinshi. Asifiwe arambaje ibibazo byinshi cyane. Wambaje ikibazo cya mbere ati ni gute wamenya ko uwo muntu mugiye kubana ari uwawe? Narabyigishije, narabivuze ubushize ahubwo mperuka kuri kamera. Naravuze yuko urugendo rwawe n'uwo muri kumwe nubwo umwanya umuha, umwanya muhana, ibiganiro muganira, uburyo mwubahana, ubuzi ikimurakaza, ubuzi icyo akunda, ubuzi n'icyo yanga. Kandi naravuze yuko uburiya umukobwa ufise ubwenge areba ejo heza, sibyo? Umuhungu abahungu ukuntu bateye ni abantu bafite ubwenge cyane, bafite ubwenge bwinshi cyane gose cyane. Rero iyo agendanye n'umukobwa akabona hari akantu samuhaho katameze neza, nashobora gushira mu rugo rwe, kuko urugo buriya mariage urugo ntago ari uriya munsi wa ceremony ya mariage mwambara ari amakanzu, mwambara ibiki byose mufata mukicaza ababyeyi. Buriya mariage ni nyuma ya mariage yanyu, niho mugenda muhura n'ibintu byinshi cyane biba challenginga.
icyo ngicyo niho ubona by'ukuri umuntu muzabana umenya icyo akunda icyo yanga, ukavuga ati uyu muntu mu ntege nke ziwe inzozi sipota nyemba arakazwa n'ubusa ndabyemeye yumva, kandi ikintu cyose uba warapuranifa imbere yawe nicyo kikugeraho, sibyo? Okay. Ijoro rya mbere rero njye n'umugabo wanjye amatsiko nari mfite wakimbajije Yego. kiranwengeje cyangwa kiransekeje cyane. So ikintu cya mbere numvaga nshaka cyantunguye amatsiko wari ufite Amatsiko muri nari iryo mfite- joro rya mbere. amatsiko nari mfite muri iryo joro rya mbere ni ryo kuguma turi abantu babiri mu rugo nta wundi muntu uhari. Okay. nari menyereye kuba mu muryango nyine w'abana tuvukana, ababyeyi ndazi murabizi mwese, kuko ntabwo nari mvuye muri ghetto, nari mvuye mu muryango wa papa na mama nabo tuvukana. Urumva ngiye gutangira ubuzima n'umuntu ntazi, ntazi kundi, ntabwo nari mumenyereye ko twaba turi kumwe gutya turyamane ijoro ryose. Urumva ko mise nirukanga. Urumva ngo nari menyereye ndyamana n'abasista banjye, abatonyi banjye b'abakobwa. Ubu rero iryo joro ngira ubwoba, nagize ubwoba bwinshi cyane, ngati uyu muhungu tugiye kumarana rino joro ryose. Ntabwo nshaka kwinjira mu bintu byinshi, ariko ubwo bwoba nibwo bwari bunyuze, ubwoba bwose bw'abakobwa, ariko b'abakobwa birinze. Hari abakobwa nyine bavuga ati ndabimenyereye, kuko baba babimenyereye babikora. Ariko umukobwa buriya wirinze aba afise ubwo bwoba, avuga ati eske mama nasiga cyangwa basista cyangwa abagenzi banje uyu muhungu ndamuraba gute? Icyo kintu nari mfisemo ubwoba. Okay, urakoze cyane. Ikindi kibazo wenda nakubaza, nanjye ubwanjye mbariza na bagenzi banjye, abakobwa bagenzi banjye, umva ko mu rugendo rwa relationship umuntu arakwiye kurumaramo igihe kingana gute kugira ngo afate uwo mwanzuro? Watubwiye ko ugomba kubanza kwiga umuntu, ukamenya umuntu yarakara gute, na ibi bintu nzabyihanganira. Ese wowe n'umutware wawe urugendo rwanyu rwamaze igihe kingana ute? Ese wafata umwanya ungana ute cyangwa imyaka ingana ute kugira ngo ubashe kumenya ngo uyu muntu ateye gutya cyangwa bimeze gutya? Murakoze. Nk'uko wanyishuye ati ku bana, nigeze kubaza ikintu cy'abana, bavuga ngo ni ibintu tuzaganira n'uwo tuzoba turi kumwe. No muri engagement ya mariage cyangwa ya fiançailles ni ikintu muganira. Donc jewe ku bwanjye nk'uko wabimbajije, nakundanye n'umuntu turi kumwe ubu ngubu, umusheri wanjye, umugabo wanjye, twakundanye imyaka 4. Muri iyo myaka 4 twari twarihaye intego y'uko mu mwaka wa 4 arazantwaramo. Ntabwo bivuze ngo mu mwaka wa mbere cyangwa wa kabiri wa gatatu byari bimunaniye, oya. Ikindi ni uko nari nkiri ku ishuri, ariko ushobora guhura n'umusore, ariko fiançailles ndende iraryoha kuko wiga umuntu, ukamenya uko umutwara, ukamenya uko mugendana, ukamenya uko umusengera nkawe. Numvise uba mu itorero, ukamenya uko umusengera, biba byiza cyane. Wowe wamenye Imana ukanamusengera, ukanabaza Imana ati Imana uyu niwe cyane ntago ari we, kuko biburi ikintu gitinze bajya bavuga ngo ikintu gitinze ngo kirapfa, ariko je kuko je nabibonye muri experience yanjye, nabonye kigifasha, kuko hari ibintu byinshi twapfaga, urumva, ariko nkavuga ati nubwo turi kubipfa uyu ni wowe wanjye, urumva, ni wowe wanjye. Urumva rero urugendo rwanjye rw'imyaka 4 rwatumye nshobora kumumenya, nzi amafuti ye, nzi amafuti ye nkayihanganira, kuko mba mvuga ati muri fiançailles narayabonye, urumva, narayemeye, ariko mu rugo, ariko urumva ko ayo mafuti ahita ahera, kuko iyo mugenda mubana n'umuntu akabyara, hari ibintu nyine bihinduka muri safu. So shiro ndamwishinze rero, yambaza ibintu. Okay, urakoze cyane. Akabazo gato cyane nkubaze mbariza na bagenzi banjye. Utubwiye ko mu joro rya mbere wansubije neza cyane, urambwira uti mu joro rya mbere nari mfite amatsiko, ariko amatsiko nari mfite
nari mfite ubwoba kumva abavandimwe banjye baragiye baransize nsigaye ndi kumwe n'uwo tugiye kuzabana igihe cyose. Numvaga nyine numva ntazi ikintu uri mububwire. So aho ngaho mpise mpagira ikibazo. Utubwiye ko watindanye n'umutware wawe kandi utubwira ko impamvu wari ufite ubwoba wari uko wari waririnze. Hari abagenda bazi n'ubundi bari bameze nkaho babana n'uwo mupatena wiwe. So bitumye ngira amatsiko yo kukubaza nti umuntu agize relationship ndende abasha kubyitwaramo ate kugira ngo akomeze gukavaringa yaba ari umukristo cyangwa se akiri umukobwa nyine wirinze nk'uko tubizi. Iyo tuvuze kwirinda ubwo abanyarwandakazi ndabasuje cyane, murabyumva cyane. Abakobwa birinze mukomeze mwirinde. Umukobwa wirinze iyo agize relationship ndende abasha kubyitwaramo ate kandi iyo relationship izaba ndende iyo myaka 4? Ese abasha kubana n'uwo musore ate? Bahurira hehe? Bikagenda gute kugira ngo akomeze kwirinda kuzageza ku munsi nyirizina wo kubana wageze? Urakoze cyane. Genda keka yuko decision yose umuntu afashe ku giti ciwe akayigenderaho, ndibaza yuko yamubera source yo kugira ngo afate. Donc decision ufata wowe ku bwawe, amahitamo yawe niyo azakwereka icyo uzobamo. Bonje nari narafashe yuko donc uwo tuzabana iyi niyo gift nari nkeneye kumuhereza. Donc je iyi niyo gift nari narateganije ngo ati niyo gift ishaka kuzamuha. Ntabwo bivuze yuko ntawe n'ibigeragezo byinshi cyane, bamwe bakanambenga kubera icyo kintu bakananyanga ngo kubera nyine nanze nyine ko dukora ibyo dukora, ariko ntabwo byita ngo ni avance. Atangiye kuza, si mwamwumvise? Sifiwe atangiye kuza cyane. So izo avance narazirinze cyane, ariko nkura n'ibigeragezo byinshi cyane. Ntago navuga ngo n'ubuhanga bwanjye, kuko iyo myaka 4 ntago nakundanye nawe turi kumwe. Twabanaga a distance, ntago twigeze turi kumwe, ariko ugasanga naho ndi kukutwa n'ibigeragezo umva ari kure bakambwira none se reka nkubaza ikintu kimwe ko ari hariya woza abari kumwe. Si turere n'akazi akora akazi ko gura, yakoraga akazi ko gura n'abakobwa kandi beza cyane. Bananjye ndanananutse, abakobwa bafite bafite amaso manini, afite amaso heza cyane, ariko we ntago koko twari dufite isezerano twari twarahanye ngewe nawe. Hari ijambo nari naramubwiye nawe arambwira iryo jambo buri gihe. Donc iyo satani navuga reka, kuko bya bintu ntago dushatse kuvuga ngo nuko ngo kuburokore gusa, oya biriya bintu ni esprit satanique. Kuko kiya kintu muri Bible tuge muri Bibiliya ko byose kuntu tubayeho kubw'Imana. Tuge muri Bibiliya bivugwa yuko byateganyije abantu bashakanye. Gute wowe uri kuba kwa mama wawe yarashatswe, sibyo? Hama nawe akitungira undi mugore mu rugo. Nano baranyanga. Urumva agatunga umugabo muri abagore babiri mu rugo. So biya bintu rero ni ikintu cy'uwashakanye. Abashakanye ni iby'Imana yaremye, nibo bari bagomba kubikora, sibyo? Rero twebwe nge na fiancé wanjye cyangwa ubu ngubu ari umugabo wanjye, twe twarahanye intego. Vuga ati reka nkubwire wa musore, nasanze ari n'umusore yitonda, ibyo ngibyo atabihagazeho cyane, mind yo atariho ihagaze. Avuga ati rero kuba mpuye n'uwo musore umeze gutya, nkwiye kugenda nawe uko agenda. Urumva nkwiye kugenda uko agenda, sanga ibyo ngiye nifuje nawe nibyo yifuje. Navuga ati buriya nitwirinda, sibyo, bizatuma uriya munsi nyirizina twese tugaragarizanya ibyo twirinze bikatubera surprise. So icyo ngicyo nicyo cyabayeho, ntago ari ubundi buhanga bwa cyane. Buriya decision mufashe n'umuntu muri kumwe bituma mubwira ku ntego runaka. Hari ikibazo ushaka kubaza? Ikibazo kiza cyane. Mbega kubera iki abakobwa, nawe uracara umukobwa kandi uranyishura neza cyane, kubera ko abakobwa muri kino gihe cyangwa se bo muri no misije, kuko ndabyibuka kuri njyewe umusheri wanjye nabaga proud yiwe cyane
cyane, ariko kugeza naho famiye yanjye yavuze ati ugira urukundo wa mukobwa we, urumva kubera iki iyo muri engagement ya fiançailles cyangwa se muri mukundana, kuko udashobora kuba proud y'umuntu muri kumwe ngo umupostinge umwerekane, ni ubuhe bwoba muba mufite? Ntekereza ko impamvu abantu bataba proud n'abantu bagiye kubana nabo, yumve ko aho ari hose yagendana nawe, yumve ko ahantu hose yamupresenta yamupostinga. Hari ibintu byateye hano hanze, abakobwa bambabarire, umuntu akagira nari nanabivuze mbere tugitangira ikiganiro, akagira irari kumva yakira vuba, nk'ubu nkumva nakira vuba, cyangwa nkumva afite ubwoba bwo kuvuga se umugabo tugiye gushakana ubundi afite imitungo bimeze gute. So ugasanga rero wa muntu mu by'ukuri bakundanye kubera profitation amubonaho, akavuga uriya muntu bizagenda gutya, nzaba mfite ibi, nzaba mfite imodoka nziza, nzaba afite inzu nziza, iki bivuze ngo wa muntu ugiye kubera ibintu yari nabivuze mbere, nago agiye kubera urukundo, agiye kubera ibintu, nago byanga bikunze rero nagaza proud na wa muntu. Impamvu atazaba proud nuko nta rukundo ruhari, naga azamupostinga, naga azumva ahantu hose agiye yamujyana. Nekereza ko ari icyo ngicyo. Ego cyangwa se mama ushaka gutendeka, ufite ukugurira amavuta, ufite ukusigishiriza inzara, ufite ugukorera kugushyiraho amafaranga kuri Tap and Go cyangwa se ibyo nicyo bintu mwamutinya. Kuko nigeze kumva inkuru imwe ku papa ari aho avuga ngo umukobwa we ntago yakundaga gupostinga umuhungu bari kumwe, kandi n'umukobwa mwiza ari presentable kandi agenda n'abasore arakundwa, ariko wakavuga ngo impamvu je ntashigikira ko umukobwa wanje ya postinga cyangwa yakwerekana umusheri we mu bagenzi biwe, ngo nuko tutaba tuzi uzamutwara. Urumva akiri gushakisha, kuko na postinga wa musore aratuma agira iki, amubuza isoko y'uwundi. Nyamba yahora akunda n'umusore wa Kimironko, afise n'undi wa Kicukiro, ura Kicukiro arababara. Urumva eske ibyo bintu ni byiza? Sindi bukomeze kuvugira abanyarwandakazi cyane ngo nkomeze kubavugira, bazajya muri comment bandike ku kiganiro, ariko ndagira ikintu bivugaho nkanjye nk'umukristo. Ariko kuba ndi umukristo ntibimbuza kuba naganira n'abandi bakobwa hanze ngo numve icyo babitekerezaho. Numva bafite ubwoba cyane bw'ejo hazaza, akavuga ni gute nabyara umwana ntiyige nko mu kigo gihenze, ni gute ubuzima bw'ejo, cyangwa ni gute nashaka umugabo nkazajya ntondana nawe umurongo tugiye gutega Tap and Go, tukajya ku murongo wa bisi, ni gute nyine ukumva bafite ubwoba bw'ejo hazaza cyane. Kuko nganira nabo cyane, sindi bukomeze rero kuba agahita ahitamo rero gutendeka, akaba afite benshi, none bikamutera kuvuga ngo mfite wenda wungurira amavuta, mfite wungurira ukoreshereza imisatsi, mfite none bikamutera kutaba proud na wa wundi wa nyawe bazabana, agakomeza biri aho ngaho bicecetse. Nekereza yuko bishobozwa n'iki babijera gute? Ndashaka kuzahura no urabikora? Oya, nje ntabwo dukora. Babishobozwa n'iki gute bamenya kumanaginga abo basore? Kuko hari hano hanze guys biteye ubwoba, umukobwa ugasanga afise abasore nk'icumi kandi akamenya ukuntu abamanaginga. Bigenda gute uganira nabo? Bigenda gute? Nje ubwo kubera nganira nabo cyane, mpora nabo, usanga nyine nawe ubwe no kubimanaginga biramunanira. Tuvuge wenda yasohokanye n'umwe, undi ahise amuhamagara, urumva mu by'ukuri araba ari kuri pressure, na nubwo ari bubone umwanya wo kuganira na wa muntu neza, ari kuri pressure ya wundi uri kumuhamagara wundi, kandi nawe mu by'ukuri nk'uko we abyumva amufitiye akamaro. So rero wa wundi uri kumuhamagara biratuma na wa wundi bataganira afite umutima uri hamwe. Nabo ubwabo nyine baba bafite pressure, ariko nyine kumva bafite inuza yo kumva bakira vuba cyangwa babona ibintu bigize, akumva nyine agomba kuba abafite. Reka dusoreze kuri aka kantu keza ngiye tuganireho. Hari n'abakobwa baba bavuga ngo yewe ntafise diaspora. Uri kukumva shiro cyangwa nawe niyuri? Diaspora muranyihanganira, ariko mwaciye ibintu hano muri Afrika guys. Ati diaspora ndashaka ubukwe bw'agatangaza. Eske nkibaza ubwo bukwe bw'agatangaza nta munyarwanda bukora, nta murundi yabikora, nta mukongomani yabukora, donc nta bandi baba hano muri Afrika babukora.
ati diaspora kandi abantu mubirebye neza aba ba diaspora bari gutuma batera amadepression menshi cyangwa deception mu bakobwa ba hano, sibyo ndi kubesha? ntabwo benshi abo bakobwa ndabizi ko muraganira cyangwa nawe waba ubyifuza ugatinya kubivuga kuri kamera. oya eske kutaronka diaspora urugo ntago rwakubakwa neza? rwakubakwa neza cyane, nibyo nyine twavuze natanzeho n'urugero kare, umuntu akagenda kubera agiye kubera ibintu atagiye kubera urukundo. Ntekereza ko dukwiye abakobwa, reka nanjye nivuge batagira n'abavuze bonyine, dukwiye kwikuramo ibintu byo kumva ko umuntu w'umudiaspora uri hanze ari we ushoboye cyangwa ari we ufite ubushobozi bwo kuba yagukorera ubwo bukwe bwiza cyangwa bwo kuba mwagira urugo rwiza, ahubwo tukishyiramo yuko abantu bose bashoboye kandi twese dushyize hamwe. Ntutekereze ngo ibyo ngewe ntafite nzabisanga ku mugabo, oya, ahubwo ugatekereza ngo se ngewe ahubwo umugabo azasanga nanjye mfite iki. Yes, bigatuma abakobwa duhumuka tugakora tugashaka, then umugabo yazaza agasanga nawe hari ibyo ufite mugahuriza hamwe. Wabwira iki abakobwa abo nk'ibyo ngibyo uvuze ngo tugahaguruka tugakora? Abakobwa hano bafite ubushobozi, bafite uburyo bwo kwibeshaho, wababwira iki ko hari abonzi ushobora gusanga n'icyabatindije gushaka ari uko bavuga ati njyewe ndafise nta muhungu waza nkanga? Wababwira iki? Eske ibintu nibyo byubaka cyangwa se kuko wakomeje kubivuga ati tuhaguruke dukore, kandi ugasanga kwa guhaguruka ngo bakore bituma basuzugura b'abasore. Wababwira iki? Icyo nababwira abakobwa beza, abanyarwandakazi beza, abafite amafaranga, mufite icyo mwagezeho, ntimuzasuzugure ikintu Imana yivugiyeho ubwabyo cyangwa ikintu yashyizeho nk'intego yo gusohoza ku mugambi w'umuntu. Navuga ngo abafite amafaranga, kuko nk'uko Bibiliya bivuga, nabivuze kare, dutegetswe kugandukira abagabo, abatware bacu. Bivuze ngo igihe wamubonye ugomba kumugandukira, nubwo ufite amafaranga menshi ukabyibuka ko umugabo ari umutware wawe, ugomba kumugandukira ukamwubaha, n'umusuzugure kubera ayo mafaranga. Ariko nanone bitavuze ngo abadafite icyo bakora mureke gukora, dukore, then abagabo bacu bazaze natwe tubafashe, kuko tugiye gufatanya, ahubwo tutagiye ngo umugabo ngo atwuzurize ibyifuzo byacu byose by'ibyo tudafite, ahubwo tugiye kugira twese twuzuzanye. Niko hari abakobwa benshi bafise ubwoba. Ngiye nkunze kuganira nabo, bafise ubwoba, ashobora kuba yarakundanye nawe, ushobora kuba byaragushikiye, ariko numvise cyane wowe uri mu ijuru. Asifu yageze mu ijuru ku basore. Oya nta musore n'umwe uramubabaza. Hari abakobwa bafite deception, ashobora kuba yariringiye umwana w'umuhungu cyangwa se yarakundanye n'umwana w'umuhungu, ugasanga bakundanye imyaka 10, hama ugasanga bagera kugira ngo igihe cyo guplanifya nyene mariage yabo bakayipanga bigapfa. Ni ikihe kintu wababwira? Eske kuko baba bafise ubwavuga ati sinzongera, ntago nzongera kujya muri engagement mariage, gusura gukundana, ugasanga abahungu baramwirukanzeho benshi ariko akanga. Ni ikihe kintu wamufasha umwana w'umukobwa? Reka ntanga urugero nkanjye nk'umukristo, kugira bidufashe, ariko n'abandi batari abakristo birabafasha. Ngiye ikintu mbyumvamo nuko atacika intege ngo arekeraho, kuko umugambi wose kugira ngo usohore ubanzirizwa n'ikintu kibi. Njye narabibonye, bifite experience bazanshaka. Ikindi ubanzirizwa n'ikintu kitari cyiza, kuko kandi mu nzira zacu zose uteganyirizwa kuzahura n'abantu benshi, kuko hari isomo bazaba bakuzaniye. Wa muntu hari isomo yarari kuguha ryo kwihangana mu buzima se, gutegereza igihe kinini. Bivuze ngo imbere gato hari umuntu wawe, ahubwo ugiye kugira gukererwa cyane uvuga ngo mbivuyemo ndabiretse, kandi imbere gato hari umuntu wawe. Nekereza rero ntago nababwira ngo bacike intege, banyarwandakazi beza, mubivemo, mureke gushaka, mureke kugira gute, muheranwe nako gahinda. Oya, ibuka ko uwo muntu hari isomo yakwigishije kandi ryakugiriye umumaro, ahubwo umenye ngo imbere yanjye hari undi kandi bizagenda neza ukishima. Igihe ugiye kwerekana umukungu mugiye kurushinga mu rugi wanyu, hama uwo muhiri wanyu nyene bakabyanga, Shiro wabyifatamo gute?
njyewe ndavuga nkanjye ku giti cyanjye bakabyanga bavuga ati uyu musore bivanye reka mvuge bwoko cyangwa se nta mafaranga afite wabyifatamo gute mu gihe waba wamukunze cyane njyewe kuko ntekereza ko umuriro watse wabikora gute ni ikihe kintu ntekereza ko ngiye ku giti cyanjye urukundo njye nirwo rubanza imbere ibindi biza nyuma wowe shira tugenda yego kuko naba mukunze Hama uko mu rugo byagenda kose mu rugo uko byagenda kose family yibonye umwanzuro wawe wafashe udashaka utagomba kuwuvaho barakugarukira. So ndagushimiye cyane ko wabanye nanjye muri studio kandi ndizera yuko nzongera kumutumira kuko afise ibintu byinshi cyane ashaka kubwira societe nyarwanda cyangwa societe yose. Reka tuzitege ikindi kintu ninongera kukwiyambaza ukagaruka uzabinyemerera kuko ufise ibintu byinshi cyane. Yego murakoze cyane. Uzabinyemerera ubu tuzaba dufite umwanya tuzabemerera ariko abantu batwereke ko bakunze ikiganiro bandike muri komenti babaze n'ibibazo ntacyo bitwaye turahari. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe tumushimira cyane umukobwa mwiza bizera yuko iki kiganiro kiri bushike ahantu hakomeye cyane kandi mukore comment and share subscribe mutubwire guys ahubwo ikindi kintu ngiye kubabwira muze mutubwira abantu mushaka tuzadutumira. Narababwiye yuko ntazigumana byenyene muri studio nzahora ngenda ntumira kandi ndabashimira cyane ndabakunda cyane murabizi ko mwe bari mwe banje ciao ciao.